turagira ngo dutangire twige isomo tunoze gusoma isomo rigezweho, turebe uko umwarimu abasha kwinjira mu isomo, hanyuma turebe uko umwarimu yabasha kwiga neza kandi agatsinda n'ibintu byose. Tugiye kugenda step by step ku buryo buri mwarimu wese, wenda umwarimu mushyashya abasha kubona uko ari bwinjire mu isomo rishyashya, agashyiramo username, agashyiramo password, asitifu ko teacher yamukoreye, hanyuma akabasha kwiga isomo rishyashya. Uraza ugafungura YouTube hano, warangiza ugashyiramo e-learning /reb/rw, hanyuma ukaza hano hasi ukamanuka ukajya kuri sign in, ugashyiramo username ye ariyo SDMS code, dufite Canvas. Ngiyi tubonye ko ni 411-291-60220. Ubwo tugeze kuri password. Tangiza inyuguti nkuru, iyi konti yitwa Uwamahoro Beata, tangira U mu nyuguti nkuru, dutangiza izina ry'idini, wari butangire Beata, dutangiza inyuguti ya B mu nyuguti nkuru, dushyireho mu nyuguti ntoya Uwamahoro. Igihe yavukiye. Iyo bikunze hariya uraza ukajya hano hejuru, ukaza hano hasi kuri iyi website tunoze gusoma course 1, tugiye kumanuka hasi, tugenda turebe isomo rya nyuma rihari. Ntabwo bayakuyeho, twarangije. Urabona ko isomo rihari ryitwa kwandika. Uraza ukanda hano ku kwandika, urangiza kwandika, umanuke isomo kwandika, ukandeho, kuri hano the number of attempt allowed unlimited, bivuga ngo ushobora kuryiga iri somo inshuro zose ushaka, nta gihe bashyizeho ugomba kuriga. Urangiza uze kuri enter, nirangira ubone isomo ngiri riraje, hanyuma utangire wige. Urabona ko hano ririmo kugenda, hanyuma dutegereze ko rirangira, ukaza ugakanda hano kugira ngo ujye ku isomo rikurikiyeho. Correct. Uri kubona ko haje irindi. Urabyibuta rwose, igihe cy'iminota 40 uba urirangije. Correct. Twimuke. Inyigisho ya mbere, kwandika. Igice cya mbere rero bari isuzuma, baduhaye ikaze
tubwire ibikubiyemo hano ku musogongero. Turangiza isuzuma ribanziriza inyigisho niryo duheraho mbere na mbere. Mbere yo gutangira isomo ubanza bakareba se isomo tugiye kwiga hari ubumenyi mfiteho. Ikibazo cya mbere ngikiriya, iki ngiki turasubizaho oya. Tuza hano hasi kuri kohereza, urabona ko batubwiye ko ari cyo. Tuza hano hasi ukareka gukomeza, haza ikibazo gikurikiyeho cya kabiri. muri gukora mukabikora. Tugeze ku kibazo cya kabiri, turasubizaho yego. Abanyeshuri bagomba kugira no gufasha kwiga Uzaze kuri ohereza, kubera ko batubwiye ko nacyo ari cyo, uze kuri komeza. Tujya ku kibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu nacyo turasubizaho yego. Uze kuri ohereza, tujya kuri ari cyo, uze ku kibazo cya kane. Kwandika, ibyo turasubizaho yego. Ko nacyo ari cyo, ikibazo cya nyuma turasubizaho oya. Ariko nafatwe ko ari cyo. Umaze gukora gutya, birakubwira ngo amanota wageze ku ijana ni ijana ku ijana, amanota wageze kuri 50 ni 50 kuri 50. Warangiza tugakomeza dutangira kwiga isomo bikurikiye. Noneho ukagenda wibanda kuri buri ngingo uko isomo riteguye. Murakoze, turekera hanyuma ibindi tugakomeza.